Dawidi nta nubwo ise yamutekerejeho, he was not even considered kumuzana ngo nawe bamwerekane, ariko Imana kuko yari yaramuhamagaye yaramutoranyije, urumva iravuga iti ese nta wundi usigaye ngo azigaye kandi gahungu kagashumba. Bajya kuzana gahungu kagashumba kimikwisha amavuta. Dawidi aravuga ati jewe ndi humble, my humble beginning, ni njyewe mwene Isayi, ni njyewe wari wamushumba, ni njyewe wari utaratekerezwaga, utarabarwaga no mu mubare w'abana, ni njyewe Dawidi mwene Isayi. Arongera aravuga ngo yashyizwe hejuru. Haleluya. Aravuga ati nubwo nari ngayitse, nubwo na data atambaraga mu mabare w'abana bashobora kugira icyo bavamo, bashobora gutwara Isirayeli cyangwa nibura n'urugo rwe, nubwo n'igihe batumizaga abana bavutse ngiye mu mubare w'abana babyawe sinari ndimo, ariko ni jewe, ariko nashyizwe hejuru. Haleluya. Nari humble, nari naribagiranye, nta warunzi, nari umushumba, narasigaye inyuma, ariko Imana iramenya, irampamagara, irantoranya mu bavandimwe banje, mu bwoko bwanjye, mu muryango wanjye. Imana irampamagara muri wa muryango wa Isayi, umuhinzi w'i Betelehemu. Uwiteka Imana irakuzi, nkunda kubivuga cyane n'ubu ndacyabivuga. Niyo so atakumenya, ubuse ngisubiyemo n'ukuri, niyo so atakumenya, niyo nyoko atakumenya, niyo bavandimwe bawe batakumenya, bakanagusuzugura yewe, bakabona ko ntacyo umaze, ari wowe ugomba kuragira, ari wowe ugomba guhinga, ari wowe ugomba gutera ibijumba, ari wowe ugomba gutunga inkoko, ari wowe ugomba kuragira ihene cyangwa inka cyangwa ndetse n'abashyitsi baza bakakubwira bati ntuboneke hano, ntugaragare hano. Abo bantu turahari, twabayeho kandi turacyahari, ariko Imana irakuzi umutima wawe. Haleluya. Imana yaragutoranije, yaba wabimenyaga. Dawidi yakomerejwe muri kwa kuragira kwe. Hari ubwo ngo haleluya, ngo yigeze avuga ubwo yaragiye gutabara Isiraheli mu gihe cya Goliyati. Abwira Dawidi ati jewe n'ukuri narwana, kiriya kigabo nagikubita. Haleluya. Nawe kiriya gihanda kiri mu buzima bwawe wagikubita mu izina rya Yesu. Aravuga ati jewe gihe naragiraga intama n'ihene, cyagiye naragiraga intama. Iyi ntare yazaga igafata umwana w'intama, intare butare, jewe naragendaga nkayifata, nkayivana uwo mwana w'intama mu kanwa, ndetse yashaka kundya nkayivutagura nkayica. Idubu ryaza naryo nuko nabigenzaga. Ariko urumva yitoreje muri kwa kuragira, hahandi atashoboraga kugaragara muri bene se, aho niho yarimo atraining imbaraga z'umwuka. Haleluya. No mu bifatika bikajyamo, agakubita intare, agakubita idubu mu izina rya Yesu. Nawe aho hantu waba uri hose, haba ari mu nkoko, haba ari mu ihene, haba ari mu bijumba, haba ari mu masaka, haba ari mu nzu, haba ari hehe, aho ariho hose, Imana irakuzi. Aho hantu muri icyo kintu, aho hantu aho waterewe, aho niho watangira gushakira imbaraga, ugakubita Goliyati. Haleluya. Ukitoza. Nta ngombwa yo kwitotomba mu kibazo. Mu bibazo tujya twitotomba, twaratawe, kuko abantu dushaka kwemerwa n'imiryango, dushaka kwemerwa n'abavandimwe, dushaka kwemerwa n'abaturanyi, dushaka kwemerwa n'abayobozi, dushaka kwemerwa, kandi tukabirwanira, tukabiharanira ntibanatwemere. Ariko iyo twemeye aho turi, aho hantu tuba turi muri icyo gihe, tukahatureningira, tukahaguriza imbaraga, iyo dusohotsemo, iyo tugiye twamaze kugwiza imbaraga, dukubita Goliyati mu izina rya Yesu. Reka gukubite Goliyati. Icyo ukeneye gusa gukubita Goliyati ni ukwizera. Dawidi yari afite kwizera, bamuha n'ibyo kwambara, bamuha n'inkota, n'ingofero, n'ibicumu n'ibindi. Aravuga ati nongeye mfite kwizera, ndamukubita mu izina rya Yesu. Nawe kubita icyo kibazo, kubita uwo Goliyati, kubita mu izina rya Yesu.